sunscreen zacu nshya zahageze. Abantu benshi bari kwibaza kubera iki za sunscreen zisanzwe mwazikuye ku isoko ibintu byinshi. Nabivuzeho mu ncamake ariko noneho reka uyu munsi tuvuge impamvu. Sunscreen yacu pe yari ikunzwe, yari ifite reviews nziza ariko cyari cyo gihe tugakoresha sunscreen zigezweho, ingredient ziri safe, yaba ku bakobwa bakiri mu myaka yo kubyara, yaba iki mbese tugakoresha sunscreen zidatera ibibazo. Izi ni zimwe muri ingredient zigize ino sunscreen yacu nshya. Ushobora kuyifata ukagenda washyira muri ChatGPT cyangwa wajyana muri ingredient checker ukareba. So reka dupime ino sunscreen yacu nshya turebe niba nayo yujuje ibisabwa. Gusa ikintu nababwira cyo iyi sunscreen iri safe, waba utwite waba udatwite wifuza gutwita vuba, mbese nta kibazo itera uruhu rwawe. Niyo mpamvu twayihisemo. Majority y'abantu badufollowinga abenshi naje kubigenzura nsanga n'abakobwa bakiri mu myaka 24 gutyo, mbese baracyari muri ya myaka yo kubyara. So niyo mpamvu twese tuvuga ati reka tuzane sunscreen idatera ibibazo by'ama-hormonal imbalance. Aba aribwo tuzana iyi sunscreen irimo ingredient naziguhaye, nawe ugenda ujya kwicekingira, naza kuvuga byinshi ukagira ngo ndimo ndayamamaza. Hoya ntabwo ndi kuyamamaza, ahubwo kuba abakobwa bakoresha product zacu bakiri batoya, niyo mpamvu twavuze ati reka tuzane sunscreen idateza ibibazo mu mubiri. So reba, urabona ko sunscreen yacu iyo ukoresha UV filters aho h'umukara niyo UV kamera, aho handi ni kamera isanzwe. Ifite UV filters zikurinda UVA na UVB, rwose ntuyishidikanyeho, yujuje ibisabwa kandi ni sunscreen nziza izi zigezweho. Ikintu twakuyemo ni za ingredient nka za homoselate, ovobenzone, mbese yama sunscreen musanzwe muzi y'ama-chemical sunscreen. Izo ingredient zikunda guteza ibibazo bya hormonal imbalance twazikuyemo, dushiramo new generation UV filters zidakunda gutera ibibazo umubiri w'abagore. Itegereza iyo mibare urahita ubibona ko abantu bakoresha product zacu ari abana bakiri bato. Akaba ariyo mpamvu tubitayeho cyane rwose. Iyi sunscreen ni nziza. Iriya yindi nayo ishobora kuzagaruka bibaye byashoboka ko bakuramo ziriya ingredient zitera ibibazo umubiri w'abagore. Ntabwo dushaka gukoresha sunscreen ariko ngo usange umuntu afite ibintu by'ibibazo byo kutabyara, mbese kubyara ari ikibazo. Hoya, ugomba gukoresha skin care ariko ziri safe ku mubiri wawe. So urabona ko no kubrandingika irabrandingika, ntabwo isiga white cast. Iriya sunscreen yindi isanzwe nari naramaze kubona creme z'abantu bagiye batandukanye bavuga ko ituma imihango yabo igenda ihindagurika. Niba uri hano byarakubayeho, ushobora kwandika muri comment kugira ngo abantu babone ko ibyo mbabwira ari ukuri. So iyi sunscreen nziza, ntabwo iteza ibyo bibazo, kandi kuri sensitive skin nabwo yakora. Ikurinda UVA na UVB. Amavuta asanzwe muri UV kamera, reka turebe nayo ukuntu aba asa kugira ngo umenye kubitandukanya na sunscreen. Ushobora gukoresha sunscreen ariko ugasanga ari creme isanzwe, ukajya wirirwa ukoresha sunscreen ariko ukazana amabara, kumbe ya sunscreen yawe itarimo za UV filters. Urabona ko ku ntoki birakugaragariza ko sunscreen yakoreshejwe. Urabona amavuta rero iyo yashize muri UV kamera abasa umweru bisanzwe. Urahita ubibona ko sunscreen irigaragaza ku gatoki, kandi biragaragara ko
hari hariho sunscreen. Ku gahanga cyangwa ku matama urahita ubibona ko ari sunscreen. So nta kwishidikanyaho, iyi ni sunscreen rwose.